ku mbuga nkoranyambaga nta kindi kiri kugarukaho uretse uwitwa Rugumi Saidi Hamad waciye amarenga ko yaba ari mu Rwanda ndetse ko yaba arimo aritegura kuba yajya gusaba akanakwa Nyampinga w'u Rwanda umwaka wa 2016 Mutesi Jolly. Hashize iminsi abakoresha imbuga nkoranyambaga bibaza umusore waba ukundana na Mutesi Jolly, dore ko ari umwe mu byamamare bigora kuba wamenya amakuru yabo bwite cyane cyane uciye ku mbuga nkoranyambaga. Kuri ubu urukundo rwabo rwamaze gusa naho buri muntu wese abona ko bigeze iwandabaga. Ni nyuma yaho ku itariki 9 Mutarama umwaka wa 2025 Jolly yashyize hanze ifoto agaragara ko yerekeje i Londres mu Bwongereza. Abantu babigarukaho ndetse batanga ibitekerezo nk'ibisanzwe. Abantu baje gutungurwa no kubona igitekerezo cya Rugumi Saidi Hamad aca amarenga ko ashobora kuba ari mu rukundo na Mutesi Jolly. Mu magambo ye yaragize ati uri mwiza ibihe byose kandi warakoze cyane kunkunda. Jolly aramusubiza agira ati nafungiwe mu mutima. Niyo magambo yakoresheje muri icyo gihe. Mu minsi itambutse amafoto abiri nanone yongeye guhamya iby'umubano wabo ndetse no kuba bakundana bidateye kabiri. Tuba tubonye amashusho bombi bari ku kibuga cy'indege ndetse Saidi ahita atangaza ubwo yatangaga igitekerezo ko ari umubajije niba azagera mu Rwanda, aravuga ati rwose Kigali ndayigeramo vuba. Ni amagambo yatangaje. Ibyo byose biradusunikira kwibaza uyu mugabo ninde. Saidi Rugumi Hamad, uyu mugabo ninde wihembeye umutima wa Nyampinga w'u Rwanda umwaka wa 2016? Reka tubane muri iki kiganiro sobanukirwe neza uyu mukwe w'Abanyarwanda. Nguhaye ikaze. Rugumi Saidi Hamad ni amazina yiswe n'ababyeyi. Ni umuherwe wakuriye mu gace ka Mwanza muri Tanzania, dore ko yavutse mu 1972. Ni ukuvuga ko kuri ubu afite imyaka 52 y'amavuko. Rugumi kandi yakuriye mu muryango wa Gikristo, gusa nyuma yaje guhindura yibera mu Islam. Uyu muherwe kandi nta mashuri ahambaye yigeze yiga ngo abe yajya kwiga hanze ya Tanzania, dore ko ubundi yize amashuri 7 abanza gusa. Nk'abandi basore bose bashakisha ubuzima, uyu mugabo yabayeho ari umuntu utunganya inkweto z'abantu, azitera imiti inkweto zigasa neza. Mu gace ka Mwanza aho yakuriye, nyuma ahagana mu 1990 yaje kuhava yerekeza i Dar es Salaam ajya gukomereza y'umwuga we wo gutunganya inkweto z'abantu ku muhanda. Umujyi wa Dar es Salaam waje kumuhira. Muri uwo mujyi yaje kuhahura n'umukobwa wahoze ari umukuru wa polisi muri Tanzania witwa Saidi Mwema. Rugumi yaje gukundana n'uwo mukobwa, urukundo rwabo rurakomera cyane. Nibwo baje gushyingirwa, barabana nk'umugabo n'umugore. Mu mwaka wa 2011 abifashijwemo na sebukwe, Rugumi yatangije kampani ye ayita Rugumi Enterprise, icuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gucunga umutekano, itumanaho n'ibindi, aho abakiriya benshi wasangaga ari ibigo bya leta ndetse n'abikorera. Mu mwaka wa 2016 iyi kampani yaje kuba ikimenya bose ubwo yatsindiraga isoko ryo gushyira imashini zisuzuma ibikumwe by'abantu bya fingerprints ku masitasiyo yose ya polisi yo muri Tanzania, aho bamwishyuye akayabo kagera kuri miliyoni 17 z'amadolari y'Amerika. Rugumi Saidi Hamad, uyu mugabo akaba yarigeze gukekwaho kugira uruhare mu gucuruza ibiyobyabwenge, ibyatumye akekwaho ndetse agakorwaho iperereza n'inzego mpuzamahanga harimo n'iya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagiye avugwa cyane mu bikorwa by'ihohoterwa ry'abagore, gutera inkunga ibigo by'amashuri, gucuruza intwaro binyuze muri kampani ya Technical Defense Limited n'ibindi. Uretse kuba Rugumi Enterprise ariyo yamamaye, ariko uyu mugabo agiye afite izindi kampani zitandukanye mu gihugu, aho kuri ubu afatwa nk'umuherwe ukomeye muri Tanzania ndetse no mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba ndetse na Afurika muri rusange. Hose akaba avuga rikijyana, cyangwa se ari bamwe bavuga amagambo yawo cyangwa se imbwirwaruhame zabo
zikagira ibyo zihindura. Icyakora nubwo avugwa mu rukundo na Mutesi Jolly w'imyaka 28 y'amavuko, akaba nta makuru agaragaza ko yaba yaratandukanye n'umugore we bashyingiranywe aho twagarutseho haruguru. Gusa Mutesi Jolly nawe afite amwe mu mateka amugaragaza kugira ngo uze gusobanukirwa ese bahuye bate. Tutarabyinjiramo, wibuke neza ko kuri iyi tariki 26 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025 Rugumi Saidi Hamad ari mu rw'imisozi igihumbi, aho yatangaje ko n'ibijyanye n'ifatarembo bishobora kuba byagerwaho nyuma yaho yarasubije ubutumwa bwari bimubajije niba azaza mu Rwanda aje gufata irembo cyangwa se aje gusura kwa nyirabukwe. Ibyo byose ntabwo turamenya ikijya mbere, kimwe nuko twaza kubona rwose imihango y'ubukwe nayo irimbanyije. Reka twinjire turebe amateka ya Mutesi Jolly ubundi we ni muntu ki mbere yuko tumenya bijyanye no gukundana kwabo. Mutesi Jolly ni umukobwa w'umunyarwandakazi wavutse tariki 15 Ugushyingo umwaka wa 1996 mu karere ka Kasese muri Uganda. Akaba ari umwana wa nyuma mu bana batandatu. Yakuriye mu muryango w'abanyarwanda babaga muri Uganda, yiga mu bigo bitandukanye harimo Peak Hill Nursery, Hima Primary School, ndetse ageze mu Rwanda aho yasoreje amashuri abanza. Yize amashuri yisumbuye Kagarama Secondary School, hanyuma ajya muri King David Academy ahakura diploma yo mu isomo rya History, Economic and Literature. Mu mwaka wa 2016 Mutesi Jolly yabaye ikimenya bose mu Rwanda ku munsi w'itariki 27 Gashyantare umwaka wa 2016, aho yese atorerwa kuba nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2016. Ahita asimbura Kundwa Doriane uri wabaye nyampinga w'u Rwanda umwaka wa 2015. Niwe nyampinga w'u Rwanda wa mbere waserukiye u Rwanda mu irushanwa rya nyampinga w'isi ryabereye muri Maryland muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yo gusimburwa kuba nyampinga, dore ko yamaze gutorwa nyampinga w'u Rwanda mu 2017, Mutesi Jolly yakomeje imirimo ye nka rwiyemezamirimo ndetse n'umuvugizi cyane cyane wo guteza imbere uburenganzira bw'umukobwa no kwigisha kwibeshaho no kwihesha agaciro. Nyuma y'ibyo byose yagiye akora imirimo myinshi nk'uko twabivugaga, aho mu mwaka wa 2018 kugeza mu mwaka wa 2022 yabaga mu kanama nkemurampaka muri Miss Rwanda. Nyuma yaho gatoya nibwo yaje gushinga cyangwa se aba vice perezida wa Miss East Africa. Miss Mutesi Jolly yagiye yegukana n'ibihembo bitandukanye, aho mu mwaka wa 2023 kimwe mu bihembo yegukanye cya Best Motivational Speaker of the Year yakuye muri Zikomo Award yazatangiwe muri Zambia. Mutesi Jolly yagiye avugaho utuntu twinshi dutandukanye, nka mu mwaka wa 2022 yabajijwe cyangwa se yabeshywa akazi n'abantu bo muri Afurika y'Epfo. Byagarutsweho cyane mu bitangazamakuru yaba ibyo mu Rwanda ndetse no muri Afurika y'Epfo. Si ibyo gusa kandi ni umwe mu bagaragaye cyane avugira abana b'abakobwa bahohoterwaga mu irushanwa rya nyampinga w'u Rwanda, ndetse aza no kumenyekana ku ijambo yavuze ubwo yari ari mu kiganiro na The Choice Live, aho yavuze ko bamwe mu bagabo bitewe n'ibikorwa bakora bakakwiye kwitwa inyana z'imbwa. Byaravuzwe cyane ndetse bamwe baramwikoma, ariko yagiye bisobanura bihagije kugira ngo abantu bataza kubyumva nabi. Guhura kwa Mutesi Jolly ndetse na Rugumi, abantu benshi babivuga mu buryo butandukanye, ariko igihari nuko ndetse n'ibivugwa bivugwa ko baba barahujwe n'uwahoze ari perezida wa Kenya. Icyo gihe cyari igihe Mutesi Jolly yitabiraga ibiganiro byaberaga muri Oxford University mu gihugu cy'Ubwongereza. Nibwo amakuru yabo yatangiye kujya ajya hanze. Kugeza uyu munsi Rugumi ari mu rw'imisozi igihumbi, ndetse yanatangaje ko aje guhura n'umuryango wa Jolly. Ese byose turaza kubibona bakoze ubukwe cyangwa byose ni agatwiko? Nibyo kwitega, ariko ni byiza kubona umukobwa w'umunyarwandakazi ashyingirwa, gashimira imiryango ndetse n'imiryango ikishima. Reka tuze kubana mu bindi biganiro. Iyi ni Rwanda Trends.
gushimira cyane wowe udahwema gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Reka tubande mu bindi byegeranyo turi kubategurira ndetse n'amakuru y'ibyamamare ukunda.